Hello, my fellow student. You're back. We're going to study about the weather. Tugiye kwiga ku bijyanye n'ikirere, and I think ko tutatinze kuba amasomo as usual. And mbere yuko dutangira, kamanzi mbwire abatarakora subscribe kugira ngo bayikoreho basubscribinge, abatarakora share basharinge. Namwe mwese mwakoze subscribe biba byiza iyo urebye video yacu ukayisharinga kugira ngo igere kure, ugakora like and comment. Comment rero ntabwo ari kuza kuzamo ngo wandike ibyo ubonye, ugomba kuzamo ukatubwira like your idea, igitekerezo cyawe. Ese urumva twakiga iki next time? Ese urumva nabigisha kuri iki? Muri izo comment mujye mwandika, harimo zimwe na zimwe dufatamo akaba arizo twibandaho. Ntabwo navuga ko zose nazishyiraho rimwe, ariko ndagerageza nkarebamo kimwe cyahize ibindi akaba aricyo twigaho. So tudatinze rero reka ntangirane n'amagambo ajyanye n'ikirere. Twese turabizi ko iyo tugiye kwiga ku bijyanye n'ikirere, hari igihe tuba turi mu gihe cy'izuba, igihe cy'imvura, mu gihe haba harimo ibintu by'imiyaga, ibintu bigiye bitandukanye, igihe cy'ubushyuhe ndetse n'igihe cy'ubukonje. And then ku batumva ikinyarwanda, I was saying that when we are going to study about weather, we know that we have rainy season, sunny, hot season. So we have just to study about that. So the first word that we have is sunny. And sunny, that means ni cya gihe tuba turi mu gihe cy'izuba. Like, let me talk about maybe here in Rwanda. In I think August, that is the sunny season that all of us know, because that day we don't see anything like rain, or I don't know, maybe in other country they have it. Hano mu Rwanda ni rwo rugero ngiye kubaha. Mu gihe cyo mu kwa munani, mu kwa karindwi haba hari kwaka izuba ryinshi, icyo gihe kiba ari sunny season. So second we have rainy, igihe cy'imvura, twese turabizi. Third we have windy, igihe cy'umuyaga. Cold, twese turabizi ko ibintu biri cold biba bikonje. So iyo tuvuze cold ni cya gihe cy'ubukonje. And I think that's maybe mu kwa kabiri no mu kwa kane haba hari ubukonje bwinshi. Irindi jambo ni hot, igihe cy'ubushyuhe, cya gihe cyo mu kwa munani rero harashyuha ukumva neza n'imyenda wayikuramo. Another thing is 4G. Ndabingize mujye mureba ukuntu buri kantu kanditse kugira bigende neza, tugendane. 4G ni igihe hari igihu twese turabizi ko kundi tubyuka akenshi bikunda kuba mu gitondo, ugasohoka mu nzu ukahita ubona hanze harasa umweru, ukabona umuntu hirya, ibintu biri hakurya yawe uri kubibona numenye ibyo ari byo. Icyo nicyo gihe tuvuga ngo ni 4G. Another word is stormy. Kamvuge stormy, urumva inyuguti zose ndazisomye. Stormy ni igihe haba hari inkubi y'umuyaga, kuko haba hari umuyaga mwinshi ukumva hari wenda no kukujyana, tuvuga ko ari igihe kiri stormy. And then we have snowy ni igihe haba hari kugwa urubura. Rero tumaze kureba ibyo bihe, ubu tugiye gukomeza n'ingero zitandukanye. Simple sentence with the word that we have seen before. And then the first word we had is sunny. An example, it is sunny today.
Today this journey is sunny. Ayo ni amagambo ndi gukoresha. Hari izuba ryinshi uyu munsi. Uyu munsi hiriwe izuba ryinshi. Secondly, we have rainy. It is raining now. Ubu kano kanya hari kugwa imvura. It is raining now. So, tugiye gukomeza n'irindi jambo muri hangana. Amagambo yose nagaruka nabahereye ingero, namwe muzajya mwifasha rimwe na rimwe muzihe. Icyo nicyo kigaragaza ko umunyeshuri ari gufata. Irindi jambo ni cloudy. It was cloudy yesterday. It was cloudy yesterday. Ejo hashize hari ibicu. Ni kwa kundi mu iteganyagihe ndakeka hari ukuntu twera ko ibicu byari byiganje. So cloudy ni cya gihe haba hari ibicu byiganje. Twakomeje n'ijambo ryacu windy cyangwa se windy. This morning was windy. Iki gitondo cyari kirimo umuyaga. Usanga urabyutse umuyaga ku kanya. Uzi ukuntu utari imbeho? You don't know. Okay, another word is stormy. The wind is stormy today. Hari inkubi y'umuyaga uyu munsi. Twabonye ko stormy ari igihe harimo inkubi y'umuyaga. So murabona ko ibyo nibyo nashiriyeho ingero. Ibindi nabasigaye as an exercise, nka exercise. Buri wese agiye kubifasha abikore. Amagambo nabasigiye harimo, kanse tubirebere hamwe ayo nigeze nkoraho, ayo mwebwe murakoraho. Kuri hot ntabwo twakoze, kuri foggy, kuri snowy and no kuri amagambo tutakoze ndakeka mwese murimo murayabona. Kumva nabibandikiye neza, ni agakono keza, namwe murabyumva nyine mugomba kubyitaho mukabikora. Ni exercise. So that was the lesson of today. Ku bantu batazi ikinyarwanda cyinshi kuko nicyo nakoresheje. Today we was learning about weather. Ikirere. Weather ni ikirere in Kinyarwanda. So we have seen the 9 sessions that we have in different time about our weather. Maybe the day was sunny, rainy, cloudy, windy, cold, hot, foggy, stormy, or snowy. So all of us we know that this is the thing that happened in our daily life. So we have to know it, because someone should call you, and then how is there? It is stormy. How is there? It is cold. How is there? You have to know the answer to answer that person. So because of that, I prepared this lesson. So please, you have to look